niba ushaka kwiga guca bugufi uzasure ahantu hatatu. Ahambere uzasure kwa muganga, aho umukire aribwa ibyo atunze ntibimutabara, aho umuhanga mu kuvura avura abandi igihe cye cyagera akicwa n'indwara yavuye abandi. Aha kabiri uzasure muri gereza, aho umuntu akumbura uwo akunda ntamubone kandi bari kumwe mu gihugu kimwe, aho umuntu yifuza kumenya iminsi n'ukwezi akabibaza abandi. Aha gatatu uzasure ku marimbi, aho abantu baryama ntibamenye abaturanyi babo, nta rusaku ruhaba, uturana n'uwo wanga n'uwo wifurizaga ikibi mukabana hafi. Abantu batatu utazakira zajye gutereta nta kashi ufite, nta gutereta uvuga ikikujyanye itufatiraho. Iyo nta kantu ufite urumva perezida nta gutereta uvuga ikikujya. Nose ubwo uterese bakakwaka nimero za telefoni wabigenza ute? Iri kuri WhatsApp